iyo nyana y'imbwa bayifashe bakayifunga ubu ribu iri kukumva ibintu uri kuvuga iranyo ribu we muyobozi wa ribu n'umuvugizi Kasuku no muvugizi wa ribu ndakubaza Kasuku umubitse mwiki Kasuku nagahondeshe ka RPF ntago ndi butinye kubivuga ariko nta bimenyetso bifitiye ibimenyetso bya mbere ako abanyarwanda mwese mufite ibiforwa mu mutwe arimo arakora ubuginga bwose ari ku butaka bwande ari mu Bugande ari muri Kongo ari mu Rwanda no muri Amerika mu Rwanda se ntago dufite ribu ihora ifunga abantu ngo bavuze nabi ngo bavuze imvugo nyandagazi Kasuku reka mbikubwire nabasobuje bagutuma bari abakoloneli kano reka ngweze message namaze kumenya uri kano brigade ajyana wabaye brigade ajyana wabaye general reka ngwije ijambo rimwe urakoresha igicupuri kandi ubwawe ushobora no kuzana ukansanga hano iwanjye hano wakiso ukaza ukanandasa mu mutwe ukananyica aho ujya ngo ukoreshe cyarindi ya civilian winera hamwe kuko urabizi ko abahutu nibo bazi gutukana washatse umututsi umwe wanuka basi Sergeant Robati kurwaye ubizi nawe biri no mu byatuma gutajya muri misiyo waretse kwandavura uvuga ubusa ukajya ku binini neza kandi ukabifatira ku gihe Uwiteka aracyari yarakuzirikana ntazigera nagutererana ariko ugabanya amagambo ndo mbaya noneho uri kugira ngo biragushyigikiye birabigarasha nuko bikora naguhereza ingero z'abandi bantu byagiye bikoresha. Hello bantu banjye nongeye kuba ikaze no kubakira ku kinyamakuru cya Tura Empire nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda ndabasuje cyane nkuko nabitangiye rero Imana ibahereze umugisha mbega Banyarwanda ndetse bari mu Rwanda n'abari mu mahanga n'abandi bantu bose babasha kumva ikinyarwanda murabona iyi nambara ya Sergeant Robert hamwe na Kasuku utuzi nka Jessica wa mipangu umwami w'abagore murabona biza kuza kurangirira hehe ngira ngo Sergeant Robert mwese muramuzi Sergeant Robert no mwe mu bahoze mu gisirikare cya RDF ngira ngo barwanye inambara ikomeye cyane kugira ngo babohoze igihugu cy'u Rwanda yari umusirikare ndetse w'umuhanzi twakuze dukunda cyane kubera indirimbo ziwe nziza ibihangano byuje ubuhanga indirimbo wumva rwose uri umuntu ufite ibibazo ugahita wumva uraruhutse mu mutwe igihe kiza kugera biranga aho mu mwaka amateka yatangiriraho mu mwaka wa 2020 Sergeant Robert mu mpera zawo za 2020 ngira ngo nibwo yavuye mu gisirikare cy'u Rwanda ubwo hari hamaze igihe havugwa yuko yaba yarafashe umwana w'umukobwa ku ngufu icyo gihe nibwo Sergeant Robert yaturutse igihugu aragenda aza kuzimira ndetse ndavuga ngo ijwi ryiwe ryabaye nkaho ryibagirana rika kuvuga cyane rika kugaragara kuri social media zigiye zitandukanye asa nkaho yazimye muri icyo gihe gusa nyuma yaho yaje kugaragara ndetse abantu bamwe barabazi ko yapfuye babazaga irengero ryiwe bakaribura ndetse bamwe na bamwe mu bantu bagiye batandukanye bagiye bavuga yuko yaba yaragiye mu butasi bw'igihugu ibintu byo kuvuga ngo yafashe umwana we ku ngufu byari ibintu by'ibipindi cyangwa se biraho bidafite 12 ariko icyo mbabwiye cyo nyine twumvishe abantu bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye ndetse bavuga ko Sergeant Robert ari mu butasi rero kuri uyu munsi wa none cyangwa se imbere yaho gato muri mu mwaka wa 2023 nibwo Sergeant Robert yongeye kugaragara kuri social media nibwo yongeye kumvikana abantu benshi baramubona abandi baramwumva ndetse ngira ngo abantu bamwe bamukundaga kuko hari urubyiruko rwakoze rukunda indirimbo ziwe zikabona ibihangano byiwe abenshi na benshi bakora bumva yuko nabo bazaba abasirikare ndetse bakaba abasirikare b'abahanzi abasirikare b'abahanga nka Sergeant Robert. Sergeant Robert yari umuntu hanze abantu bafatiraho urugero yari umuntu inyuma ku muntu warebye indirimbo ziwe rwose yari umusore w'umuhanga ariko mu gisirikare mindani tugiye bitewe n'amakuru tugenda twumva ku bice bigiye bitandukanye nta gihamya gihari nyamukuru ariko bitewe n'ibintu tugenda tubona cyangwa se ibyo tugenda twumva ko Sergeant Robert byari bimeze ukundi kuntu kuri uyu munsi wa none rero cyangwa se muri ibi bihe uyu mwaka wa 2025 nibwo Sergeant Robert yabaye nkaho asaze cyane nibwo yabaye nkaho ibintu bibaye birebire bibaye big deal ku rwego rwo hejuru kuko Sergeant Robert abantu bari bamuzi twamubonye mu yindi shusho itandukanye niyo twari tumuziho aho yaje ari mu matiku azavuga ibintu byagiye bibera mu gisirikare aho yaje yivovotera igihugu avuga ko nta mission nimwe yigeze abona nta mission nimwe yigeze ahabwa nk'umusirikare ndetse bamwe na bamwe mu bagiye bakorana ngira ngo murabazi ba makanzu n'abandi nagiye kurondorera hano birirwa bavugana kuri za social media zigiye zitandukanye ubwo bagenda bikina buri wese avuga ibigwi byiwe ariko icyo cyo cyari kituzanye hano kuri uyu munsi wa none rero cyangwa se muri aka kamwanya ikintu kituzanye no kugira ngo hagati ya
Jessica wa mipangu nkuko twatangiye tubivuga na Sergeant Robert harimo amakimbirane agiye atandukanye, ubwo Sergeant Robert harimo arazana imvugo z'amacakubiri. Imvugo z'amacakubiri ngira ngo banyarwandakazi mukurikiye ikinyamakuru cya Tura Empire, ngira ngo hari ibintu byinshi muzi bigiye bitandukanye. Amacakubiri yadusigiye mu bihe byashize, ntabwo dushaka kongera kubyinjiramo, na nubwo dushaka kubiha umwanya cyane, kuko ibyo byadukoreye turabizi, byadusize ahantu hatari heza, ahantu hatari hamwe. Bamwe muri twebwe ntitwari turiho, ariko hari abacu bariho uyu munsi batakiriho, tutabasha kumva n'amakuru yabo, kandi twifuza kuba twabona, twifuza ko hari ikintu batubwira kikatugirira umumaro. Uyu munsi wa none rero Sergeant Robert yongeye kugaragara mu bintu by'amatiku, yongeye kugaragara mu bintu by'amacakubiri, yinjiye mu bintu bya gisirikare, yinjira muri RDF arayisesereza, ndetse nyuma yaho mbere yaho gatonya yaje guhimba indirimbo iri kwamamaza umwe mu Rwanda ziri hanze y'igihugu, zihita ko zigikunda, ariko twareba umusaruro wazo n'imvugo zikoresha tukabona nta rukundo rw'igihugu zifite. Ubwo yaje guhimba indirimbo yamamaza umwe muri abo ngabo bari hanze, nabyo biza kuba ikibazo mu gihugu cy'u Rwanda. Sergeant Robert yagiye azira ibintu byinshi cyane. Uyu munsi wa none rero arimo aragaragara mu matiku, arimo aragaragara mu bintu bidafite shinge na rugero, bitubaka igihugu, bidafite aho byagikura ndetse naho byakigeza, kuko birimo birasenya. Ikibazo cy'uyu munsi rero, cyangwa se twinjiye muri dosiye y'uyu munsi, biravugwa yuko Kasuku ari umutasi wa RDF. Ngira ngo bamwe na bamwe niko babizi mu gihugu. Sergeant Robert nawe ari abantu benshi bari bazi ngo ni umutasi w'igihugu, ariko bose noneho barahanganye, barimo baraterana amagambo. Ese iyi ntambara, nk'abantu mukurikirana ibintu bya social media, nk'abantu mukunda Sergeant Robert, nk'abantu mwakoze mu mukunda, ndetse bamwe bagiye bakora mufatiraho urugero, bamubona nk'icyitegererezo cyabo cy'ejo hazaza, uyu munsi murabona iyi ntambara iraza kurangira gute? Sergeant Robert akomeza aya matiku, Sergeant Robert ayahagarike. Kasuku nawe ni yoroshye, kuko ngira ngo ibye mwabibonye, ubwo arimo aravuga ati wowe urwaye sida, niyo cyo cyatumye utajya kuri misiyo, tuza usenga Imana, kuko Imana ikwitayeho, irakumva kandi izigera igutererana. Ndetse abanyarwanda bamwe na bamwe barimo nanone baragaruka kuri Sergeant Robert, bamugira inama, baramubwira ati ca bugufi usaba imbabazi igihugu cyakubyaye, aho wanywereye amata n'ubuki. Ubwo bamwe barimo baramwita Kirihahira, ngira ngo izina Kirihahira rimaze kuba public kuri social media kuri Sergeant Robert. Ubwo ejo bundi yagaragaye yasohoye indirimbo ya Museveni ari kwamamaza umukuru w'igihugu cya Uganda. Ubwo Sergeant Robert avuga yuko nubwo mu Rwanda ari wabo, ariko yavukiye mu gihugu cya Uganda, ubu ngubu asa nkaho yicaye kuri gakondo y'iwabo, ndetse akavuga agenda avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye tudashobora kwinjiramo ku beri impamvu zigiye zitandukanye. Ariko intambara ya Sergeant Robert na Kasuku iraza kurangira gute? Ubwo birimo biravugwa yuko umwe mu bagenerali bacu b'u Rwanda bakomeye ndetse bakuru cyane aribo barimo barakoresha Kasuku, bari gukoresha Kasuku ngo ndetse ni umuhutukazi. Ibintu by'amoko kuko byagaragayemo kandi birimo biravugwa, biri hanze biravugwa, biba bigomba kujya ku karubanda, kuko hari abantu benshi batabashije gukurikirana ibyo biganiro, ariko bakaba baje kuri Tura Empire kugira ngo babashe bamenye ukuri. Uyu Sergeant Robert Kabera urimo urita Kasuku intera hamwe, urimo uramwita umuhutu original kujuje ibyangombwa. Sergeant Robert ubwo arishyira mu ruhande rw'abatutsi, ubwo arimo arasaba uyu mujenerali utuma Kasuku kamubwira ngo wakohereje umututsi akaba ari wunuka, ukareka kundukisha abahutu, ko abahutu bizi ko batukana. Iyi ntambara bavandimwe bene data, murabona iraza kurangira gute? Sergeant Robert ahagarika ibi bintu, abigendemo gake, kuko atazi icyerekezo arimo araganamo, atazi niyo arimo arajya, cyangwa se abe yabikomeza. Hanyuma Kasuku Jessica wa mipangu, umwami w'abagore, icyogere mu nkuba we, nawe muramugira iyihe nama? Nawe arasabwa kuba yamwihorera akareka uvuga akavuga, kuko bose ni barurimi rurerure, nta numwe woroshye muri bo, bose barasa nkaho bahanganye, nta numwe ushaka guca bugufi. Ariko icyo twakisabira nka leta y'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi, nuko bwakurikirana ibibazo nk'ibi ngibi bikiri mu maguru mashya, kuko hari urubyiruko rwinshi rutazi ibintu byabaye by'intera hamwe n'ibiki byose barimo baragenda bazana bidafite icyerekezo. Ingingo nyamukuru rero kugira ngo ducagagure amakuru ya Sergeant Robert ndetse na Jessica wa mipangu,
duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye kandi ndabakunda cyane. Wowe ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere kora subscribe, like, share ndetse na comment. Ndabakunda cyane kandi mujye mutubwira ibyo mushaka ko twabakoreraho mu ngingo zigiye zitandukanye, kuko natwe turi tayari, turi ready kuba twaza tukabivugaho bikagira uko byava mu nzira, twese tugasobanukirwa tukamenya ukuri nyamukuru. Murakoze cyane, ndabakunda cyane.